Mbahaye ikaze, iyi ni inkuru yanjye cano. Nk'uko mumaze kubimenyera, uyu munsi twateguye indi nkuru irangira. Gusa mbere y'uko dukomeza, ndasaba wowe utarakora subscribe kuyikora kugira ngo tuzakomeze kubana mu biganiro n'inkuru zitandukanye tugenda tubategurira. Kandi by'umwihariko ndabashimira mwese mukomeza kubana natwe ndetse mukaduha n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Turabakunda cyane. Nk'uko bisanzwe, njye mukomeza kubana ndi Kayitesi Ellen. Iyi ni inkuru y'ibyambayeho. Amazina yanjye nitwa Ange. Byinshi byabaye nkiri umwana ku buryo navuga ko naba nkibyibuka. Gusa mama yabashije kubinyibutsa nubwo atashaka ko nibuka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo umunsi navutseho byari byiza ku babyeyi banjye. Igihe mama yumvaga muganga amubwira ko yabyaye umukobwa, byaramushimishije cyane. Nari umwana wa gatatu mama yari abyaye. Ku nshuro ya mbere n'iya kabiri mama yari yaragiye abyara abahungu. Kuri iyi nshuro rero papa yifuza akana k'agakobwa, ari niyo mpamvu byari ibyishimo ku mpande zombi. Nk'izindi mpinja zose nanjye nari akayobe. Papa yaranteruye araseka ati uri akamarayika kanjye. Ubwo ahita areba mama ati uyu ni Ange. Kuva icyo gihe nahise nitwa Ange nk'uko papa yari abivuze. Mama nawe muri iyo minsi yitaweho bishoboka, keya zari zose. Nk'umubyeyi wabyaye noneho akabyara akana k'agakobwa. Ubundi ubusanzwe mu rugo twari abakire. Papa yari azwi ku izina rya Muzungu bitewe n'uko yari inzobe cyane, ndetse si we gusa ahubwo haba na mama ndetse n'abasaza banjye nta n'umwe wari urimo utari inzobe. Ibyo rero byatumaga abantu bita papa Muzungu, ndetse aho wari kuba uri hose muri karitsiye cyangwa se no mu mujyi aho papa yacururizaga ukabaza kwa Muzungu, umuntu wese yari kuhakwereka. Bivuze ko papa yari umukire kandi azwi cyane. Ubwo mu kuvuka kwanjye nk'umwana wo mu bakire ntacyo nari kubura. Buri kimwe cyose gishoboka baragikoze mu kunyakira mama mvanye kwa muganga. Icyumba cyanjye cyari gitunganyije, kirimo ibipupe byiza kandi byinshi by'ubwoko butandukanye ndetse n'amarangi meza. Mbese nk'agakobwa ka papa. Mama yambwiye ko iyo yandebaga yambonagamo igisubizo, gusa ntiyari azi ko ahubwo nje kumubera umupaka ujya hagati ye na papa. Ibi byatangiye ngeze nko mu mezi 6. Mu gukura kwanjye natangiye guhindura isura. Nari ntangiye kwirabura. Nkwibutse ko mu kuvuka nanjye nasaga nk'utundi duhinja. Nari akayobe, ariko ntabwo ariko byakomeje kuko njye ntabwo nari inzobe. Ahubwo nyine nuko n'ubundi umubebe avuka ari inzobe. Ubwo uko nagendaga nkura mpindura isura niko papa yabyibazagaho cyane. Kuri papa ntiyumvaga uburyo yabyara umwana w'igikara habe na gato, cyane ko iwabo bose bari inzobe ndetse na we ubwe na basaza banjye yewe na mama bose bari inzobe. Ubwo rero ntiyumvaga aho icyo gikara cyaba cyaraturutse. Ibyo byatumaga papa atangira gukeka mama ko yaba yaramuciye inyuma. Nyamara ku ruhande rwa mama, iyo yandebaga yambonagamo mama we. Ubwo ndavuga nyogokuru wari warapfuye igihe mama yari akiri umukobwa. Nasaga na nyogokuru cyane. Mama yajyaga ambwira ko neza wagira ngo ni nyina. Ubwo ndavuga nyogokuru wongeye kuvuka. Yariraburaga cyane, ari naho nakwiye kwirabura. Mama w'impamvu atiraburaga yasaga nka se, ari nayo mpamvu papa atabyumvaga kuko ahura na mama bahuye ari imfubyi, nta muryango na muto afite. Ubwo nyine ntiyari azi ko ndi urwibutso Imana yahaye mama kugira ngo ajye yibuka ko nawe yigize umuryango. Uko iminsi yicumaga niko nagendaga nsa neza nka nyogokuru, ari nako papa urwanganyanga rugenda rwiyongera. None hatangira kunyinubira. Namuririra kumwe abana baririra ababyeyi babo, cyane ko namukundaga cyane, akanga kunkoraho. Byageze aho mama bibona, noneho nawe arerura amubaza impamvu atakinkunda nk'umwana we. Akibimubaza nibwo papa yarabonye uko amwirurira akamubwira ibimuri ku mutima byose. Uwo munsi papa yaramututse cyane, amubaza nimba yaribwiraga ko atazamenya ko yamuciye inyuma akaryamana n'abandi bagabo. Yaramubwiye ko kandi niba yibwira ko azageraho agakunda icyo kinyendaro cye, ugavuga njye bitazigera na rimwe bishoboka. Yongeraho kandi ko anyanga byakongeraho ukuntu ndi umukara mu rugo rwa Muzungu bikaba akarusho. Akimara kumubwira mu magambo yose, mama yagumye ahagaze nk'igiti. Yari atariyumvisha ko ibibaye ari ibya nyabyo. Amarira yari yuzuye mu maso ye, ariko nta kintu na kimwe aravuga. Ubwo yagumye aho kugeza ubwo naje musanga, agahita yihanagura kugira ngo nabona ko yari ari kurira. Gusa ibyo ntacyo byari bivuze kuko nari muto, kandi numvaga mama akomeye cyane ku buryo nta cyamubaho, kuko yakundaga kubimbwira inshuro nyinshi.
Kuva uwo munsi noneho papa yatangiye kunyanga ku mugaragaro, gusa mama akirinda kugira icyo abivugaho ahubwo akangumisha kure y'uwari data nyamara atanyemera. Mama yari abizi neza ko ndi umukobwa wa papa kuko mu buzima bwe nta wundi mugabo bari barigeze baryamana utari papa. Ibyo kuba nariraburaga byo ntabwo yabitindagaho kuko we yari azi neza ko ndi urwibutso rwa mama we. Yagerageje kenshi kubwira papa ukuri ko nsa nka mama we, ari naho nakwiye kwirabura, ariko papa akabifata nk'inzitwazo ngo kuko atazi umuryango wa mama. Ibyo byose uko byabaga njye ntabwo nari mbizi, kugeza umunsi umwe ubwo nari ndyamye nijoro nkumva urusaku mu cyumba cya ba mama. Icyo gihe icyumba cyanjye cyari cyegeranye n'icyabo kuko hari hashize igihe gito mvuye ku ibere. Ubwo narabyutse ndasohoka njya ku rugi rw'icyumba cyabo ntangira gukomanga mpamagara mama. Mama wari urimo kurira yahise acecekaza kunyingurira, maze mubonye nanjye ntangira kurira. Papa yahise avugiramo imbere abwira mama ngo najyane n'ikinyendaro cye tureke kumusakuriza. Ubwo mama yahise amfata ansubiza mu cyumba agerageza kumpoza, maze turarana aho ku buriri bwanjye. Urwango papa yanyangaga rwakomeje kwiyongera kugeza ubwo nanjye namenye icyo ijambo ry'inyendaro bisobanuye. Uwo munsi byarambabaje cyane, maze nijoro turi ku meza mbaza papa niba koko nari umukobwa we. Papa umujinya waramwishe maze ahita atereka foke hasi arandeba ati mbazanye kunamubaza aho so ari. Ahita ahaguruka aragenda. Nkeka ko iryo joro ryabaye ribi cyane kuri mama ukuruta andi majoro yose yaraye papa amukubita. Ijoro yari asobanurira umukobwa w'impamvu se amwanga, amuhoye gusa ko yavutse yirabura. Iryo joro nabajije mama ibibazo byinshi ntamenya umubare, kandi niko byose yagerageje kubinsubiza. Namubaje impamvu ndi igikara kandi abandi bose bo mu rugo ari inzobe, maze acecekaho gato. Icyo nicyo kibazo cyamukomereye mu byo namubajije byose, gusa yansubije ko nzabimenya uko nzagenda nkura, ariko arongera arambwira ati mwana wanjye uri mwiza. Uri mwiza pe, ibyo ujye ubyibuka ko kuba uri igikara atari ikosa, ahubwo uri impano Imana yampaye. Usa na mama wanjye, uri urwibutso rwe kuri njye kandi ndagukunda cyane. Papa we najya kwereka ko kwanga ujye wireba wibuke ko ngukunda cyane, kandi ibyo birahagije sibyo? Mama uko yabivugaga yari arimo kurira, ariko ayo magambo mama yambwiye niwe yatumye nca mu byo nanyuzemo byose. Ibintu byagiye bifata indi ntera kugeza ubwo igihe cyose papa yabaga ari mu rugo ntabaga nemerewe kujya ahagaragara. Njye ntacyo byari bintwaye kuko nari mbizi ko mama ahari kandi ankunda, gusa kuri mama we byari bigeze aho bimurenga, maze yiyemeza kujya gukora DNA test kugira ngo nibura yereke papa ko ndi umukobwa we, ariko ntiyari azi ko ibyo yari agiye gukora byari bigiye gutuma ibintu biba bibi kurushaho. Ubwo byari mu gitondo papa amaze kujya ku kazi, mama afata uburoso bwe ndetse n'ubwanjye arabijyana. Sinari nzi aho agiye, yabanje kungeza ku ishuri kuko papa yari yararetse kujya ntwara. Ku mugoroba papa atashye, mama yahise amwereka ibipapuro byemeza ko ari papa umbyara duhuje 99.8%, ariko papa akibibona yahise arakara cyane, ahita akubita mama urushyi ngo avuye guhimbisha ibipapuro kugira ngo amunkireho, ndetse ahita abishwanyaguza mu maso yarangije ati iwacu ntabwo havuka imikara, uzabaze, kandi ikindi mwembi simba ashaka haguhera ejo. Wananiwe kujyana icyo kinyendaro wanga kugishyira se, none rero murajyana, ejo sinzabasange hano. Ubwo mama ntiyari ari kurira, yahise amusubiza ari seriye ati Andre, wikwiriga wirushya uvuga ejo kuko ntabwo turari wawe. Humura Anje azabaho, si we wa mbere ugiye kuba hadafite se, cyane ko wowe uringirwa se. Ijambo rya nyuma mama yarivuze amfashe akaboko tugenda, ndetse icyo nicyo gihe mperukira kubonana na papa. Ubwo twaragiye turara ku mudamu wari inshuti na mama wankundaga cyane. Mama yamutekereje ibyabaye byose kuva ku munsi wa mbere, maze uwo mugore amubwira ko ahubwo yatinze kumuvaho. Ikindi mama yamubwiye ntari nzi ni ukuntu papa yigeze kumuzanira amavuta ngo ajye ansiga, nibura ngo nzase nkawe, nyine ngo mbe inzobe, gusa mama yarabyanze. Ubwo nibyo byatumye papa arakara cyane, none hamwerura ko natanjyana kwa data azatwirukana na twese. Iryo joro ryabaye rirerire kuri njye na mama, twaraye twicaye twibaza ahazaza hacu.
ubwo byumvikane ko nagombaga kuva kuri rya shuri ry'abakire nigagaho nanjye nkajya kwiga mu mashuri aciriritse nk'abandi bose. Nyine nari ngiye kubaho nk'umwana udafite se. Mu gitondo mama yabyutse kare maze nko mu masaa yine aragaruka aje kuntora. Ubwo twagiye ahantu yari yabonye akazu gatoya k'icyumba kimwe na salo twari tugiye kujya tubamo njye na mama twenyine. Mama nta kintu na kimwe yari afite keretse telefone yonyine ari nawe yavanye kwa papa igihe papa yatwirukanaga. Ubwo telefone ye yarayigurishije havamo udufaranga duke two kujya kuntangiza ishuri ahandi nkanaguramo ibikoresho kuko ibindi byo nari narabitaye kwa papa. Mama yakundaga kunganiriza cyane ambwira ko ngomba kuzagira ahazaza heza, akambwira ko ngomba kuzaba umuntu ukomeye maze na papa akazabona ko yibeshye. Ubwo nize neza amashuri abanza maze nk'umwana wari uvuye mu kigo gikomeye kandi ndi umuhanga mpageze nkomezanya ubuhanga bwanjye. Nuko nkoze ikizamini gisoza amashuri abanza ndatsinda nza ndi uwa mbere mu kigo. Ubwo nk'umwana wabaye uwa mbere kandi ndi umukobwa bahise banyohereza kwiga mu kigo cy'abakobwa kiri mu mujyi wa Kigali. Ntangiriyeyo ubuzima bwanjye muri segonderi. Nabwo nakomeje kwiga neza. Amagambo mama yambwiye nakomezaga kuyazirikana. Nari mbizi ko mama ari kubaho mu buzima butoroshye kugira ngo tubeho. Gusa amahirwe nari mfite ni uko nahise mbona umushinga unyishyurira. Nakomeje kwiga neza na troncome ndayitsinda ndetse nkomeza na superiyeri nabwo nkomezanya ubuhanga. Kugeza nkoze ikizamini gisoza yisumbuye nabwo ntsindira ku manota meza. Igihe amanota yasohokaga byabaye ibyishimo kuri njye na mama. Yari intsinzi ikomeye kuko byatumye wa mushinga umwitamo mu bana bazishyurira kaminuza maze nanjye njya kwiga kaminuza nk'abandi. Ubu ndi umunyeshuri muri kaminuza. Nta kintu gikomeye ndageraho ariko ndashimira mama. Ndamushimira ko yambaniye. Ndamushimira ko atantereranye ubwo papa yantereranaga akanjugunya akanshyira hanze y'umuryango we. Ndamushimira ko yambereye umubyeyi mwiza mu byiza no mu bibi. Kandi na papa nubwo ntazi aho ari nawe ndacyamukunda. Mama yanyigisha ko kwanga papa atari cyo gisubizo ahubwo kumukunda ari cyo gisubizo kiruta byose. Ubu nkora ibishoboka ndetse nkora cyane kugira ngo nzagire ahazaza heza njye na mama wanjye. Nzaba umuntu ukomeye kandi nzabiharanira. Nzamurika nubwo ndi igikara. Papa wanjye azamenya intsinzi ivuye ku mwana wirabura. Inkuru yanjye.